reka dutange tuvuye ikaza kuri Kigali News 250. Ndakeka atari ubwa mbere mubonye uyu mugabo cyangwa se uyu mupapa cyangwa se uyu musore mo kimwe kuri yicano ni inshuro ya kabiri. Nkureho urujijo rukureho ngenda cyari umusore uri singo cyangwa na uri singo. Ndacyari kurambagiza. Ndacyari kurambagiza niko mu Kinyarwanda babyita. Hagize umwana w'umukobwa ukubenguka byagenda bite izi saha? So byumva se wowe nyine twajya guciringa tukareba ko ibyo nsabwa abyujuje. Ntago urabona ukeneye. Ndacyari kurambagiza. Uracyari mu rujijo? Ndacyari mu rujijo, ndacyari gutya, ejo ndi kwa Diane, ejo ndi kwa Kakerere, uri kwa Mutesi. Yes. Yego. Ndacyari kureba uko bimeze. Twarakwishimiye cyane kuri Kigali News 50. Ngewe ndikacyubahiro abanze baranzi akabanza nyuma ya kamera. Bakoze inyuma ya kamera. Ariko waziteretse umunsi umwe nawe kaza imbere ya kamera. Umunsi umwe aziteka kandi ubone uzanyakira. Ni wowe munyamakuru akabanya. Reka mbibasezeranye. Icyubahiro mwumva inyuma ya kamera nshaka kuzamuzana imbere none yamutereka ahangaha tugasesengura inkuru noneho mumureba. Pana kumva amajwi. Uzandarapa. Yes, harya witwa izina rya rikora kongora ni Mubi nanone MB ya internet ngeze nkwita data cyangwa se wifi Mubi ni MB ni okay ariko nshaka kuzakoresha t-shirt ziriho amalogo yanjye nkoresha MB nubundi ko mfite shop icuruza imyenda bita Mubi Fashion. Ikorera Musanze mu mujyi. Yego. Logo nkoresha kuri kwiduka ninyizana nshaka kuzakoresha ama t-shirt ziriho bakazajya nyine bazibona to abakunzi banjye cyangwa abakunzi ba Kigali cyangwa se n'abakiriya muri rusange. Abakiriya nibo bakunzi n'ubundi. Yego. Reka tuguye ikaze ku nshuro ya kabiri kuri Kigali News 250. Mwarajyakiriye ariko mwanyakiriye ndi mu kariro. Yego sha. Neza. Uri mu mwanya. Mwabinkoreye kabisa mwanayemo nari ifi nanyweye. Yego. Ndabyibuka ndabizi cyagiye twa turi aho musanzwe mu hostingira ibiganiro. Yego. Nakirwa na Murundi n'undi mugabo. Ise kamara ngo nakira na ba nyina da. Ukina na ba nyina. Ukina na ba nyina sha. Nawe aranyaki. Arakwakira yakwemera ni samaki arayiguha. Samaki narayiriye nago nababeshya abakunzi ba Kigali News samaki narayiriye bajya kunyakira. Agwa n'agafanta. Ariko nabo bagomba kunyakira. Yego. Abakunzi ba Kigali News abari mu Burundi mu Rwanda diaspora abari henshi nawe kwakira bagomba kunyakira bagashyira ama comment menshi. Yego barangiza gushyira ama comment bagashyira n'udutima twinshi abankunda abanyanga bagashyiraho imiriro aturi gushya muri comment turebe imitima n'imiriro. Unyanga n'imiriro unkunda n'imitima. Ndabizi ariko abenshi mfite n'abakunzi kubera ko nago bari basobanukirwa neza ibyo nkora ariko narabibabwiye nibarangiza kumenya neza icyo nkora nibwo bazajya babandi banyangaga bankunde. Yego. Ko bazi ko ngomba kubageza ngo Roza n'umwana nk'abandi Roza mu mwangira iki nago bagomba kunyanga. Muri kwangira iki nago bagomba kunyanga. Icyambere cyo ngewe impamvu nkubwe ngo nago bagomba kunyanga nta kintu cy'igihuha nshobora kukubwira ishwe nkubwira amakuru magazeho. Ni nayo mpamvu twakoze hangoye ngo utumara amatsiko showbiz imyidagaduro muri rusange mu mipira mu bitaramo mu bahanze muri saga zose hose mbamari ubuhari hose mbamari. Impamvu nkubwa ngo hose mbamari twakwizeye hose mbamari nge nakandi kazi ngira nyama ni kuri internet nava kuri internet ngaye gushaka amakuru kuri te. Yego. Nge mbonye amakuru n'urugero yo mbonye ngo umuntu runaka umusitari nashatse kuvuga izina yakoze ibi nibi mbere yuko mbibagezaho kuri Kigali News ngenda banza njye kumwishakira nkavugana nawe. Urasesengura muri rose ndasesengura ugatokora ukamenya ukuri n'ikinyoma. Yego ngiye kuko ndabanza nkajya kuri tele nkamenya uko bimeze ukuri n'ikinyoma. MB kano kanya izi saha kuri kamera ya Kigali News tufite amakuru agezweho cyangwa se breaking news. Uyu munsi tariki 3 zo kwa 11
nk'umuntu twizeye tukazana hano kuri Kigali 150 tubwira amakuru agezweho yaba mu byamamare muri rusange. Amakuru agezweho nakubwira, hari saga imaze iminsi ndi kumva itari mikeya igiye kumara hafi ukwezi y'umukobwa uzwi nka Miki hamwe n'umugabo bita Aga promoter. Hakaba n'indi nkuru yuko uwo bita Jackie ararwayesha ameze nabi. Uretse gatoya yego reka nkumve. Hakaba n'indi nkuru yuko abahanzi nyarwanda batari gukora icyitwa nkaho ari inkuru abahanzi bakwiye kuba bakora, icyitwa yuko ari music muri rusange, iyi myidagaduro mu Rwanda itarimo abahanzi. Kubera ikizi? Njyewe nkanjye nk'umusesenguzi ndabivuga mu buryo bwanjye, nanone nkabivuga mu buryo bw'umufana, kuko magarariye undi mufana. Magarariye umufana, hana umufana atari kubasha kugira nshobora kumuvugira, nkabwira uwo muhanzi cyangwa uwo musitari wacu. Yego uyu munsi abahanzi nyarwanda nujya kureba urasanga baganjwe n'ibintu biri mu showbiz nyarwanda. Yego amakuru adasanzwe cyangwa ibindi bintu bidafite ahantu bihuriye n'umuziki. Ngira ngo urabibona cyane kabisa. Urasanga Jackie yakoze breaking news, afite amakuru ku mbuga ni ari gucaracara kuri YouTube, kuri za murandasi zose ugasanga Jackie ariho. Ni Jackie. Urajya kure ugasanga Miki ureka tuvuge ko umukinnyi wa filime we wenda afilma akantu ka showbiz. Yego. Ugasanga nawe ari aho ngaho ari gutrendinga. Yego. Kandi dufite showbiz irimo abahanzi bafatika. Reka nibyo abarundi baze mu Rwanda bavuge ngo indirimbo zanyu nizigikora, kandi indirimbo zitari gukora n'amakuru ntago bari gukora. Hari i Burundi bivuze ngo ntago abahanzi nyarwanda bariyo. Ntabariyo. Ntago bagaragara muri iyi minsi. Ntago bariyo. Turi kujya cya Dr. Claude cya batomukoze cyera cyane na ba Medina baki muri Press One. Urebye icyo gihe urumva n'uyu munsi biratandukanye. Nk'umusesenguzi biterwa n'iki? Njyewe ndakubwira uko nabikubwiye, ndabikubwira kuri internet. Yes. Amakuru yose ubiyazi. Kandi njye nkanagerayo byongereho. Ujya no kuri teri. Nkajya kuri teri nkagerayo. Ujya ni Burundi buriya. Wambuka ibihugu. I Burundi ntago njyayo, ariko mfite abantu bama amakuru. Hari i Burundi. Yizewe baba bari kumwe n'abo bahanzi, bari kumwe nuko babona showbiz nyarwanda. Nabo n'abanyamakuru bakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze cyane. Yes. Impamvu mbikubwira gutya, ushaka gusanga umuziki wacu cyangwa showbiz yacu muri gisate cy'umuziki. Yego. Impamvu ushaka kuyihuza n'imyidagaduro y'uyu munsi ugasanga imyidagaduro iri hejuru mu gihugu cy'u Rwanda kurusha i Burundi. Koko se? Oya. Nagura wabyemera se? Tumana amazi. Nyumva neza. Okay. Imyidagaduro hano mu Rwanda. Yego. Showbiz hano mu Rwanda. Yego. Irakora kurusha i Burundi. Gutese. Simvuze ko ni Burundi badakora. Yego. Ariko ni hano mu Rwanda barakora kurusha i Burundi. Nk'urugero. Ndaguha nk'urugero. Yego. Ikintu cya mbere cyo internet yacu iroroshye cyane, bayimanuye ku rwego rw'uko n'umukozi wo mu rugo aba afite internet. Ibaze yuko murabizi neza muzehe wacu yaravuze ati n'umukozi wo mu rugo agomba kuba afite smartphone. Ikintu nkunda Paul Kagame internet yashyize hasi na smartphone murazifite. Smartphone yagoga 60 bashyize kuri 20. Umukozi wo mu rugo ahembwa. Yigosha. Umukozi wo mu rugo ahembwa 20. Smartphone bashyize kuri 20 man. Bivuze iki rero? Bivuze ngo n'umukozi wo mu rugo agomba kuba afite smartphone. Urumva rero abantu bashoboye wenda kuba baha time imyidagaduro mu Rwanda bayiriho. Internet zose baziriho. Ndaguha urugero, usibye no mu Burundi cyangwa muri bira bihugu ngewe ngena naraye amakuru muri bino bihugu bya hano hafi muri South Africa za Central Africa. Hariya YouTube ntago zikora.
urabeshya ntago YouTube zikora, ntago bishoboka. hakoraho Facebook niyo iri hejuru. Yego se buriya gukora yego amakuru bayikura hehe? Amakuru ngenya hayabwa n'abanyamakuru bahara muri biriya bihugu, aho bavuga ati twebwe iyo umuhanzi yasohoye indirimbo agashyira kuri YouTube ikaba ifite abantu 1000 cyangwa 2000 aba yatwitse, ni urubuga rudasanzwe. Igihe hano mu Rwanda iyo wafite 100,200 nta birenze. Bivuze iki? Nta birenze, nta kintu bivuze. Yego ntacyo. Hariya aho babifata nk'ikintu cy'agaciro kidasanzwe. Bivuze ikirere, bivuze ngo hano mu Rwanda hariya mu Burundi urabizi Satibi wenda niwe umuntu wagerageje kugira ama-views makuru, nabwo yakoranye na Meddy. Yego yagerageje kugira views zifatika, aho indirimbo yagize miliyoni ya Satibi yakoranye na Nuza na Meddy mu minsi yashize za Covid ziri kuvamo. Yego urabizi neza. Yego nabwo kandi bikubwereke yuko hano mu Rwanda ikintu abantu bakoresha internet barazamutse. Yes, kubera ubuyobozi bwiza barazamutse pe. Yes, bwarazamutse. Nange ne bo bazamuye twitandukira. Ndacyari muri ya nkuru y'uburyo abantu bafata showbiz ijyanye n'umuziki, imyidagaduro ijyanye n'umuziki, ugasanga bari kuyihagararaho bakoresheje izindi saga zigiye zitandukanye. Oya tware kuri Jackie na Miki sibyo? Nibyo ndi kujyaho nyine. Yego kuko sesengura nago ndakubwira ngo Jackie n'umuhanzi, ni umuhanzi kararirimba, yaremye nyine afite indirimbo imwe. Oya afatiriye bimwe winyobye genda gake. Jackie ntago ari umuhanzi tuvuga nk'umuhanzi abigize umwuga profession. Yego hano mu mujyi wa Kigali cyangwa mu Rwanda muri rusange. Nange ndabyemera ibyo urabyemera. yakoze ndiri. Yego Miki n'umuhanzi eshwi akina filime. Yego Aga n'umuhanzi n'umupromoter. Yego abo ngabo nituza kubafata turasanga kuri headline za hano mu Rwanda. Miki n'umukino wa filime urumva agaye promoter. Jackie akora iki? Nk'umuntu wa muri entertainment Jackie akora iki? Cyane iyo abantu bari kubaka, ngewe ndakubwira ibintu nkurikije facts zifatika zo hanze nk'ukuntu ubibona zo hanze. Yego Miki cyangwa Aga cyangwa Jackie. Yego abo bose nubwo mbabariza mu bintu by'imyidagaduro, ahantu dukura ibyishimo, ariko ntago mbafata nk'abantu babigize professional mu gushimisha abantu. Ni abantu bo babishakamo amaramuko. None se wowe akazi ko buretse gatoya, ni abantu babishakamo iki? Amaramuko. Nabo bari gushaka amafaranga. Ariko ndabishyigikiye. Urabishyigikiye, ariko noneho bikadusubiza inyuma mu ki? Bitugire nyine mu bijyanye n'umuziki. Yego hano urambwira ko umuhanzi uri kuvugwa arinde Melody ari kuvugwa kuki uyu munsi? Melody uyu munsi Melody ni igiki uyu munsi? Afite Barabas. Ibyo ni ibya kera. Ibyo ni ibya kera. Ikindi Melody muri rusange afite abafana benshi mu Rwanda, urumva? Ibyo ndabyemera, ariko uyu munsi nibyo biri kuvugwa se? Nge nakubajije uyu munsi Melody ari kuvugwa kuki? Kano kanya Melody nashyizemo towa, nta kintu na kimwe ari kuvugwaho. The Ben ni umuhanzi mukuru mu Rwanda. Ugeze mukuru si mukuru ariko wa mugabo we turapfike. The Ben ntabwo ari umuhanzi mukuru mu Rwanda. Reka ntabwo ari hejuru ya Melody. Ntabwo mbagereranyije ko nani umuhanzi mukuru. Okay, yego ari umuhanzi bakuru. Ari umuhanzi bakuru. Ari kuvugwa iki kano kanya? Ntacyo. Kereka igitaramo ejo bundi yakoreye hanze igihugu. Melody ntacyo avuga kano kanya, The Ben ntacyo avuga. Nta kintu avuga. Hagezweho nkuru yande. Abandi ndavuga ni bande se? Tujye kuri ba Kanisoro se? Tujye kuri ba Juno se? Nabo ntacyo bavugwaho. Bivuze iki? Ni yarapostinga ntago beri buvugwe. Ishwi. Kubera ko abapromota benshi bibereye ahantu hari ariko kuri ruhande ibyo ngibyo bibereye ahantu hari
amafaranga. nibyo ariko hako nibyo nibyo nge nabyemera, ariko nubwo babikora gutyo ntago biraramba. kubera ikizi amana icyo nabonye nka buriya sinzi ukuntu nakwita, ariko urumva, ariko niba uri iki sinzi ukuntu nakwita hit yo mu Rwanda ntago imara kabiri. Ni ukubera iki? Aribyo turi kuvugaho, nibyo uyu munsi ndi kuza kubasesengurira. Nyine biterwa n'iki? Niba hit yo mu Rwanda, niba ubumva manze nkubwire bro, yego, niba umuhanzi yego, nka The Ben, yego, niba umuhanzi nka Bruce Melody, yego, niba umuhanzi nka Kenny Solo, nka Medina n'abandi, reka tuve kuri ba Meddy ko ba Meddy bo ntago agikora inkuru hano mu mujyi wa Kigali cyangwa mu Rwanda. Urumva, ni umuhanzi nka Davis D batabasha gukora inkuru ngo trending bitewe n'izindi nkuru ziri hanze, nabo baragira ubwoba. Uzi impamvu ubu ngubu batari gusohora indirimbo? Element se yasohoye indirimbo hakwerarebwe, ninde ubizi ko ihari? Ninde ubizi ko ihari? yakuru tuberarebwe, kurebwa hari ukurebwa, hari no kumenya ko ihari, hari no kumenya ko iri gukora saga, hari no kumenya ko iri gukora. Bayireba se bamenya ko ihari nyine, ifite miliyoni ngira ngo hafi. Rero ikintu turi bukore ni iki ngiki. Impamvu naje kubasesengurira, urumva, umuziki nyarwanda na showbiz n'imyidagaduro n'ibintu bya entertainment biri guhirira he kugira ngo tutumva umuhanzi nka Bruce Melody ari gukora inkuru, umuhanzi wari wese mu Rwanda atari gukora inkuru. Ni ukubera ko aba bantu bari mu myidagaduro bo barirebera ikinjiza bagakora saga inyungu zabo gusa. Reka tugaruke mbanyakira nandi kuvuga kuri Jackie. Jackie ararwaye. Jackie ararwaye. Azemana wese ngoze naguce mu ijambo. Jackie ararwaye cyangwa ni prank? Vugisha ukuri n'umutima wawe wose. Jackie, yego, amakuru mfite nababwiye yuko buri kintu cyose manye mfite amakuru. Jackie ararwaye koko nibyo, ariko hari ikintu nemeranya nawe cyangwa n'abandi bantu bose bamushyigikiye mu byo ari gukora. Yego, kuba warwara ugafata uburwayi bwawe n'ibiki byose ugashyira kuri internet. Poretse gatoya. Okay, nabyemera ufite platform, ariko urarwaye uraje. None se ni gute barafana bazabonye ko atabipostinze? Azwe kuri kumbuga abantu bose barwara bakavurwa bagakira bakajya CHK baba bafite platform. Ariko we ni hozwe. No. Nanjye muzi kuri YouTube, kuri TikTok na. Yes, banze umenye ushobora gupostinga ngo ndarwaye. Yego. Ariko Jackie banze umenye uburyo abikoramo. Oya man. Jackie aragenda akaryama ku gitanda agatitira akaremba. Ameze nabi. Yes, ndabyumva ameze nabi. Ariko none arabigaragaza cyane. Akaba ariho abanzi babamubonera. Ntago dore mbago yapfuye. Mubwite imikino. Si nkibi ngibi se. Urakoze cyane. Si nkibi ngibi. None se nyine ni byo nkubwira ni nkibi ngibi. Uragenda usange ngo dore mbago ngo ni pranka. Buretse gatoya. Abantu iyo bakwaturiraho ikintu kiraba ni kiba. Iyo abantu bari kukwaturaho ikintu kiraba ni kiba. Umugambi w'Imana ubuhari. Ntago kiba. Umugambi w'Imana ubuhari. Ariko nanone si byiza yuko abantu bakwaturiraho ikintu inshuro nyinshi. Ibyo ntago ni akazi kabo. Ntago njye mbyizereramo, nizera mu Mana. Ariko bakamanza nkubwire, abantu bose babwira ikibazo cyawe. Ntago nyibabwira. Aha, rero reka nkubwire Jackie ko afite platform, afite izina hano mu Rwanda, akajya hariya ku gitanda akaryama akabwira abakunzi be n'abanzi be ikibazo cye, niho n'abanzi be bamubonera. Noze uretse gato nka nk'umuntu wo muri social biz, urumva na makosa na gramakosa na makosa. Yego, ushaka kumbaza ngo na makosa gute? Ingaruka zayo ni zihe? Ingaruka zihari ni zihe? Yego, ni zihe? Abantu n'ubundi bari kukurwanya barabari kubona intego yabo iri kugerwaho. Nukumerewe. Yes. Yego. Ndasoza mbwira Jackie inama, urumva uyu munsi n'abantu bamuri hafi bamurwaje niki? Bamurwaje icyo bakora. Jackie yere kujya kuri platform ngo yumve ko arizo zigiye kumuvuza asore gatoya. Yere kujya ku mbuga, habaho no kuba yabona abaterankunga n'iki n'abamufasha, birashoboka cyane. Yego, ndabyumva. None reka manze nkubwire, hano mu Rwanda ubuvuzi barabworoheje.
Jackie ko agenda akavuga ngo icyo arwaye ngo ntago muganga akibona siko bimeze. Babuze indwara man. Ndabyemera babuze indwara ndabyemera. Yego. Ariko se niba barabuze indwara abo batera nkunga baraza batera inkunga bwoko ki? Ariko nibura banamenye ko arwaye koko arembye. Ndabyemera. Bagomba kumenya baretse gato nk'umuntu uri Canada. Nuguta azamye ko dakarwaye kara atagiye kuri platform. Ariko uwo muntu uri Canada. Yego. Ni umukunzi wawe n'umwanzi wawe. Ntago wabimenya. Buretse gatoya. Kimwe muri icyo ngicyo. Buretse gatoya. Nibyo mubwira niryo kosa mwebwe muri gukora hanga. Si kosa, simbyemera. Bisobanura bivugira ngo Jackie ararwaye arabivuze urumva Abanyarwanda. Nago mvuze ko agomba kubivuga. Yego none si kosa nirihe ariko yibikabiriza. Oya man umubiri rawuzi. None kuba ari kubikabiriza nibwo ari bukire. Umubiri raguhindu. Nyine reka manze ngwe ko ari gukabiriza ko arwaye nibwo ari bukire. Ukabye man. Nago arashaka ubufasha. Buretse gatoye. Arakabye. Arashaka ubufasha man. Kandi none biriya rero nabyo nta bushobozi afite. Buretse gatoye. Abo bantu babakurikira bamaje kubimenya. Musigamo bikuramo scam. Niyo mpamvu Jackie abantu benshi bari kuvuga ngo ni prank. Nuko dore bwo yapfuye manda bavuga ngo ni prank. Nyine byo ni kukubwira. Bamaje kubimenya. Impamvu bamaje kubimenya ni iyihe? Buri muntu wese arasitara ngo reka nje kuri platform bazama amafaranga. Arasinda ati kanje kuri arasinda akakubita muri rigore kanje kuri platform zirama amafaranga. Yego. Reka nje gukora ibiganiro reka nimwe mu bigira mu ruhare. Araza ngo ko yarayaguye yasinze ngo niyicaka avuga ngo kino gikomere ngo ni kibyimba ngo barama amafaranga. Yego. Turi kujyana? Yego. Nimbi kubwira gutyo rero ubyumve. Niyo mpamvu Jackie arwara yabivuga bikaba prank. Jackie birisere ararwaye pe. Ararwaye. Nawe urabizi kandi. Nyine ararwaye. Yego. Niyo mpamvu nyine abivuga bikaba prank. Nuko n'uburi muntu wese arasitara. None se narwara ntabivuge bizagenda bite? Nago mvuze ngo abivuga ariko nago mvuze ngo nabivuga ariko yere kubikabiriza. Nta kabye kuri. Yere kubikabiriza. Yego. Ngewe nsoza tuvuze ibintu byinshi. Ariko nge nasoza ngira Jackie inama. Urumva? Abakunzi ba Kigali News 250. Urumva? Bazajya bankurikirana hangaha. Nakurikiranye ibya Jackie. Ibi ndi kuvuga naguru kubeshya pe. Yego. Jackie muzi ari muzima mbere yuko arwara. Harawe yari yahosinze nashaka kuvuga nayo nagiyeyo. Nari mari. Niwe bari bashinze gufasha ari gufata ama video aba DJ yo gupostinga ku ma TikTok. Yego. Ya urumva ko yari muzima nago yari arwaye. Yari mu mwanya. Yari mu mwanya we. Yego. Bivuze iki rero? Uyu munsi Jackie ikintu namubwira ararwaye n'ibyijana ku ijana tugomba kumufasha. Ararwaye mbyongereho aragize ate? Yego. Ararwaye. Ameze nabi. Yego. Ikintu rero mbabwira ni kimwe. Abamufasha bamufashe abumva yuko ari prank. Abanyizera mumve ko atari prank. Jackie ararwaye pe. Ararwaye. Ibyo nkubwira n'ukuri. Naye nabizi ararwaye. Aha dusoza ndamugira inama. Ibi ngibi turi kuvuga hangaha ntabwo ari ngombwa yuko abikabiriza kuri platform cyangwa kuri kumbuga nkoranyambaga. Kumbuga nkoranyambaga. Yego. Ahubwo nagenda tuze abamufasha bagomba kumufasha n'abantu be barabimenye. Urumva ko nakomeza kubikabiriza barajya ngo ni prank. Barajya ngo ashaka amafaranga. Kandi Jackie ubwo burwarwaye bari kuvuga bamwe baragenda babitandukanya bashyamo ibindi bintu. Ndabeshya? Hano kuri kabisa. Ego ubu ndimo nsoza. Iyo niyo nama mugiriye yikomeza kugenda bisakaza ahantu hose nareke nubundi abo ngaba babivuge. Tuzanamusura mu rugo. Reka tuzamusure. Nyemera tuzamusure nge nawe. N'abakunzi reka tuzamusure kabisa. Yego abakunzi bankunda ndabibasabye. Reka tuzasure Jackie. Abakunda MB Kigali News tufite cyane nacyubuye n'andi tuzasure Jackie mu rugo tumuganize apana iki kumucira urubanza ariko Jackie umva ikindi kintu nge nshaka kuvuga. Abakunzi ba Mubi niba uri umusitari niba utari umusitari niba ufite platform niba udafite platform gerageza ibintu ukora niba ufite ikibazo niba nta kibazo ufite ariko wibisakaza cyane ku mbuga nkoranyambaga postinga kuri WhatsApp yawe uvuge ngo ndarwaye. Yego. Abakunzi bawe tuzabyumva ariko nukomeza kujya n'abanzi bawe tuzaboneraho
ibyo nkubwira reka tugushimire njye nabyo kunshimira reka nsoze gutya ibyo inama mugiriye niyo ngiyo urakoze cyane namwe murakoze rwose muvandimwe